ijambo ry'Imana kandi ntabwo ari Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo mbabwire ngo twababwiye ijambo ry'Imana kandi nagira ngo mbabwire ngo ubuhanuzi twabonye uhereye ku gice cya mbere ukajya ku cya kabiri, cya gatatu, icya kane, cya gatanu, cya gatandatu, cya karindwi, cya munani, cya cyenda, cya cumi, cumi na kimwe n'icya cumi na kabiri, twabonye neza ubuhanuzi bwimbitse mu buryo budasanzwe. Kandi twabonye mu by'ukuri nk'uko umuvandimwe Joseph yabivuze, twagerageje kugerageza kwagura ku buryo dukora mu nguni izishoboka zose. Birumvikana twari dufite amakuru menshi kuri buri gice tutashoboraga gushyiramo, ariko twakoresheje ibishoboka byose kugira ngo amakuru y'ingenzi ya buri gice abana b'Imana bayajyane. Rero Imana idufashe cyane. Twashoje kino cyigisho cyangwa se dushoje kino cyigisho tubonye ku bijyanye n'inkingo, uburyo nako kubijyanye n'ikorwa rya COVID-19 ariyo ntuza COVID-19 virusi yitwa SARS-CoV-2. Ibyo ngibyo twabonye neza uburyo byagiye bitekenikwa cyane kandi ibintu bitegurwa mbere hakiri kare. Twasabye rero kugira ngo abantu batekereze Imana. Nanone twabonye mu ntambara ikomeye uburyo yasobanuye neza mu intambara ikomeye page 415 na 414, uburyo bavuze ngo Satani, kandi Satani ntabwo ari uzajya wizira, ahubwo azajya akoresha ibikoresho abantu, ngo hanyuma ngo azateza indwara z'ibyorezo, ngo azateza ngo n'ibyorezo, ngo ku buryo ngo ibidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. Kandi bavuze hepfo baravuga ngo uwo mwanzi w'abantu azabikora ngo kugira ngo ikinazabagambiriye ni ukugira ngo yumvishe abatuye isi ko abantu banze kuruka icyumweru aribo abantu bateza ibyo byago, ngo hanyuma bikazasoza ari uko itegeko ry'icyumweru rishyizweho, ngo icyumweru gihatiwe abantu bose gusenga. Ngira ngo ibyo byigisho byakunze kugaruka, ariko ndagira ngo babwire bavandimwe, tukimara kubona uburyo Satani yatekenitse ibintu, tukazirikana neza uburyo twabonye ko ikigeragezo cya nyuma giheruka kigomba kuzaza gifatanye neza n'ikigeragezo cy'ubuzima. Mu yandi magambo, twabonye ko hazabanza ikigeragezo cy'ubuzima kizaba kiganje kirimo amategeko y'icyo ari uburyo buhishe muri uwo mwambaro w'ibyitwa ubuzima, ariko ngo ari amategeko y'icyumweru arimo. Noneho ibyo twarabibonye, hanyuma tuza kubona neza ko icyo kigeragezo ngo aricyo kizabanza ku bana b'Imana. Twarabisomye, noneho nyuma yaho hagahita haza ikigeragezo cya nyuma aricyo tegeko ry'icyumweru nyirizina. Rero turararikira abana b'Imana aho bari hose kugira ngo bakomere, aho bari hose kugira ngo bakomere kuri rutare kandi bumve neza yuko bashyigikiwe n'Imana. Ijambo ry'Imana ryaduhaye ibyiringiro, kandi igitabo cya Danieli ibice byose byatugaragarije ko Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi ari ibintu byo kwizerwa cyane, bitewe n'uko buri jambo ryose rivugwa, buri texte yose ivugwa, buri kantu kose kavugwamo. Twabonye neza uburyo buri kantu kose kavugwamo kasohoye muri Bibiliya, ijambo ku ijambo, umurongo ku murongo, ndetse kavuzwe umwuka w'ubuhanuzi umurongo ku murongo, hanyuma karimo karagenda gasohora neza. Turabona isi ya Gikristo yishyize hamwe, n'abapagani bakazamo, ndetse tukabona n'abapfumu barazamo, tukabona impuzamadini ziri kwiforuma kugira ngo zikureho neza burundu amategeko y'Imana bwa nyuma, hanyuma hajyeho iyobokamana ya Satani ya nyuma na nyuma. Rero ibyo byose turi kubona birimo n'indwara z'ibyorezo, birimo ibiza, birimo ibijyanye na za climate change, imihindagurikire y'ikirere n'andi matekinike Satani ari kugenda akoresha, ni ibigomba kutureshya kugira ngo turarame turebe hejuru, kuko gutabarwa kwacu kuri hafi. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibakomeze. Twaranezerewe kubana namwe, dukomeje kunezerwa no kubana namwe, kandi mukomere. Isomo risoza ngira ngo dusorezeho twakunze kurikoresha, ndagira ngo twongere turikoreshe hanyuma dusoze. Urwa kabiri rwa Petero, igitabo rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza 17. Reka tuhasome. Haranditse ngo nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo mukwiriye kugira umwete wo gusasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse mu nyandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora birimo bimwe birushe gusobanurwa iby'abaswa bahindagurika abagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Nuko rero bakundwa 17 muhitondere, nuko rero bakundwa ubwo muburiwe hakiri kare
mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukuriye mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Amena. Rero turashima Imana cyane idufashije kandi ikabitugiriye neza. Ndagira ngo ubwo idufashije tugahabwa ino miburo tuyigenderemo, dusenge cyane, twongere ibihe byo gusenga, twongere ibihe byo kwiyererana n'Imana, twongere ibihe byo kwatura ibyaha byacu, twongere ibihe byo kwinira cyane, twongere ibihe tugomba kubwiriza ubutumwa no kuburira abantu, kandi dushire ku bute ibyigisho nk'ibi tubitange mu buryo bushoboka bwose, dushyireho strategy zose kugira ngo abantu bose bamenye aya makuru. Imana ibahe umugisha, bagire neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Reka dusenge Imana dupfukamye, abadashoboye gupfukama bahera Imana icyubahiro aho bari. Dusenge Imana. Data wa twese mwiza uri mu ijuru, umubyeyi dukunda, turagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turanezerewe cyane mwami kubwa materaniro wari wateguye. Tugushimiye mwami uburyo waduhaye imbaraga twebwe twabwirizaga, yaba ari jyewe n'umugaragu wawe Joseph, twese waduhaye imbaraga cyane, waduhaye ubuzima, waduhaye ubushobozi bw'ibitekerezo, waduhaye ubushobozi mu bya mwuka dukorana nawe. Warakoze Mana yacu. Tugushimiye uburyo wakoranye mwami n'abateguye ano materaniro, abagiye bayobora gahunda, abagiye bashyiraho uburyo butandukanye kugira ngo ano materaniro agende neza. Tugushimiye mwami ko wakoze umurimo utangaje, icyubahiro kibi cyawe. Tubasabiye umugisha rero, kandi dusabiye umugisha abantu bose bakurikiranye no materaniro, umuntu wese wagize uruhare mu gusabira no materaniro muhe umugisha mwami. Kandi mwami twese icyo dushaka n'ubugingo buhoraho, turakwinginze cyane ngo uzaduhe kugira mu bwami bwawe. Uyu munsi turi mu bihe bikomeye cyane, uyu munsi turi mu bihe bisoza amateka y'isi, uyu munsi Satani yasheze cyane, uyu munsi Satani arakataje kugira ngo abumbire isi yose mu bugome, abumbire isi yose hamwe kugira ngo isi yose ayobore mu rwego rw'igihenomu, akoresheje amacenga yose, akoresheje ingoma ya Roma, akoresheje ingoma ya Amerika ndetse n'izindi ngoma zishobora gufatanya n'izo ngoma, akoresheje amacenga y'abajesuite mu rwego rukomeye, ndetse impuzamadini ikaba igiye gusohoza bene ibyo ngibyo mu bakristo muri rusange ndetse no mu bayoboke bayo. Turakwinginze cyane ngo uyu muburo uwusakaze ugera ahantu hose, kandi mwami utume imitima y'abantu ikanguka, yitegure kugira ngo izatahe mu bwami bwawe itaguye isari. Tugirire neza, udukomeze, dusukire imvura y'itumba, kandi uzadusoboze kugera iwawe amahoro tutaguye isari. Tukwambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Amen. Amen.